tugarutse noneho muri za top 10 movies, akaba ari za filime 10 ziba zaragiye zihiga izindi ndetse zikaba zaragiye zinjiza n'agatubutse. Mwitegure mugiye kuzireba, ni filime 10, inyinshi arizo mwabonye ndetse niyo utarebye wajya kugasobanuye Times cyangwa se kugasobanuye Store, aho hose niho wazisanga. Iyo wabura wandike comment turayikugezaho, ndetse tubibutsa yuko ari na nyinshi mutabonye tugiye kubakorera. Tuzajya tubaha incamake nyinshi zitandukanye kuri filime ndetse amadokumentari, uburyo amafilime yagiye akinwa. Ibyo byose mugiye kujya mubisanga hehe? Kugasobanuye times.com ni YouTube channel twabazaniye. Tugiye kureba urutonde rw'izo filime, mwitegure. Ndetse tubibutsa yuko subscribe, mukore na share ndetse na comment. Mwarebye filime nyinshi ariko izi ni zahize izindi, reka turebe. Ni nyinshi, mwitegure, mwibuke gukora subscribe ndetse mukore na share. Zose tugiye guhera ku rutonde rwa mbere. 10 tumanuka bayise Hidden Striker cyangwa se Hidden Striker. Iyo murayizi irimo John Cena ndetse na Jackie Chan. Murabyibuka ubwo Abashinwa bari barimo bararwana kugira ngo barinde izo zose mwagiye muzibona, Jackie Chan ndetse na John Cena. Ibyo byose nibyo mwabonye. Turabibutsa yuko Hidden Strike yagiye yamamara hirya no hino. Biri kuvugwa ko iri no muri filime zinjije amafaranga menshi cyane kubera ko zari zahuriyemo aba bakinnyi b'abanyabigwi, cyane cyane uyu w'umunyamerika ariwe John Cena ndetse na Jackie Chan. Ije ku rutonde ku mwanya wa 10. Ibyo byose byarabaye ubwo baribo barashaka guhagarika ikihebe. Byose mwarabibonye, ndetse byose ukuntu yagiye amwigisha n'ibyagiye bigaragara. Army of the Deaf nayo ije ku mwanya wa 9. Army of the Dead zose mwarazirebye, harimo Batista, Dave Batista, akaba ari n'umukinnyi wa wrestling bya bindi mwita catch. Izo zose ni filime bivugwa yuko zagiye zihiga izindi kandi zinjije n'amafaranga menshi kurusha izindi. Tubibutsa yuko mukore subscribe kuri YouTube channel Agasobanuye Times Army of the Dead. Mwibuke no kujya kugasobanuye times.com naho izi filime ziriho, ndetse na Agasobanuye Store. Ibyo byose byabaye mwarabibonye. Nakubwiye ngo yinjije amafaranga menshi, ndetse ni nabyo turi buze kubakorera mu rutonde rukurikira, tubereka ukuntu yinjije menshi. Day Shift murayizi nayo ije ku mwanya wa 8. Umukinnyi nkande Jamie Foxx, aho yararimo arahigana n'amavampire. Byose mwarabibonye. Abatarayibonye twabahaye link y'ahantu mwayikura. Iyi nayo yaje ku rutonde rwa filime zinjije amafaranga menshi, yahize izindi, aho bari barimo bararwana n'uburyo bagirute barwanya amavampire. Bayise Day Shift, ndetse yagaragayemo umukinnyi w'imena ni Jamie Foxx, ndetse muraza kubonamo Snoop Dogg, akaba ari n'umuraperi uwo munyamerika. Yaje ku rutonde ku mwanya wa 8. Ni za filime 10 byose mwarabibonye, ni za filime z'amahoro make. Turacyakomeza tubibutsa yuko tugeze kuri 7. The Grey Man nayo murayizi. Ni filime nayo yaje ku rutonde ku mwanya wa 7 muri za filime zayinjiza. Chris Evans muramuzi, ni Captain America benshi niko mumuzi.
ndetse aho umusore bari kumugambanira The Grey Man, biza kurangira umusore yisubiye agomba guhiga abamugendagaho, yaje kubashyira hasi. Ibyo byose nibyo muri kubona. Nababwiye ngo twabahaye website, ni ukujya muri Google Chrome yawe ukandikamo Agasobanuye times.com ukajyaho, cyangwa Agasobanuye store. Iyo uri buburura twandikira muri comment. Yije ku mwanya wa 7 muri filime zinjije agatubutse. Tugarutse ku mwanya wa 6. Iri ku mwanya wa 6 buzinjije benshi. Nababwiye ngo zose zirahari. Iyo uri bubure utubwira ati muyidukorere cyangwa se muyiduhe. Abo ngabo harimo nde Idris Alba, yagarutse muri iyi ngiyi nawe mwamubonye muri nyinshi, nawe iyi ngiyi yarimo, ndetse nayo ije ku rutonde rwa filime zinjije menshi. Bahise ngo iki The Harder Day 4, nuko nayo ijemo Idris Alba. Ni filime zagiye zihiga izindi. Ibyo byose byabaye ubwo yari arimo arashakisha uburyo yatabara. Mwarazirebye nyinshi. Mwibuke gukora subscribe. Baramushakishaga ariko yari ahari. Tugaruke ku mwanya wa 5, bayita The Old Guard. Ibyabaye bagaragaraga ukuntu bimeze nkaho bigeze kubaho. Zose mwarazirebye, yaba part 1 na part 2. Izi ni filime zahize izindi. Ari ukuntu Hollywood igenda itegura filime zagiye ziba inararirebye. The Old Guard zararebwe koko, harimo abakinnyi benshi bimena. Aha abakobwa bakoraga akazi barabarwanye. Ibyo byose mwarabibonye. Tubibutsa yuko ni byinshi tugiye kujya tubategurira kuri ano mafilime, ndetse tuzajya tubaha na filime imwe kuri imwe tuyibakorere ku rutonde. Abakobwa hano ndetse n'ikipe barabishe, baza kugaruka ku mwanya wa 4. Kingsman niyigarutseho, iri muri filime, ndetse mwibuke ko ifite ibice byinshi bitandukanye, ndetse hari n'icyagaragayemo Samuel L. Jackson. Iyi ndayiri muri filime zinjiza amafaranga menshi cyane. Mwarayirebye The Kingsman, ubwo bagendaga kuri uno mwana The Kingsman Golden Circle, yaje ku mwanya wa 4 muzinjije amafaranga menshi cyane kurusha izindi. Ese ribuze ku mwanya wa 1 ni iyi? Mukurikire abatarazibonye, twababwiye aho muri buze kuzisanga. Rugamba rwo ni za filime z'amahoro make. The Kingsman Golden Circle. Tugaruke kuri Outlaw King, ije ku mwanya wa 3. Izi ni filime zose turimo turabararikira kugira ngo muzirebe. Ni filime zirimo amahoro make, ni filime kandi koko zikinitse. The Kingsman The Outlaw King. Ubwo bari bagiye kumumanika, abaturage bari bahari, byose byaje guhagarikwa. Barashe mu kirere. Ibyo byose nibyo mugomba kuzareba muri ino filime. Mumenye n'impamvu filime iba yahize izindi, ikarebwa cyane ndetse ikinjiza n'amafaranga. Abakinnyi bo nabimena. Iracyakomeje. Tujye ku mwanya wa 2, Equalizer 3. Umukinnyi nka Denzel Washington muramuzi. Abarebye ibice bya mbere byose mwabonaga kuno mugabo yaziraga ibintu
bijyanye no guhohotera abantu. Umuntu wahohoteraga abandi we yari yariyise uringaniza, ibyanze kuringanizwa we yarabiringanizaga. Ninde? Denzel Washington, Equalizer 3 nayo yaje ku mwanya wa 2 muzinjije agatubutse. Ni urutonde rwashyizwe hanze na Hollywood, natwe turayibazanira tubibutsa ko mwibuke gukora subscribe. Nibwo ibigabo yabiteye akabishyira hasi, ubwo byari byashimusa abana. Byose nibyo muzabona. Mwibuke kujya ku Gasobanuye Times, niho izi filime mwazisanga. Tugaruke ku mwanya wa mbere, Mission Impossible Fallout niyije ku mwanya wa mbere nk'uko mubizi, ndetse hagiye no kuza igice cya nyuma nacyo tuzakibakorera kizasoza ngizi filime za Mission Impossible. Murabyibuka ubwo bashakaga guturitsa igisasu, nibwo FN agent Tom Cruise yaje guhangana nabo bose bashakaga kugira ngo barimbure bakoresheje igisasu. Ibyo byose nibyo muzabonamo. Ni filime z'amahoro make, ni action gusa. Tubibutsa yuko ibi byose turimo tubibategurira kubera urukundo tubakunda, nta kindi. Niyo mpamvu namwe turabasaba ko mugomba gukora subscribe, mugakora na comment na share, ndetse abantu mukunda ama documentaire cyangwa se ibyegeranyo by'aba basitari byihariye, amateka yabo, ibyo byose mugiye kujya mubisangaho hano ku Gasobanuye Times. Niyo YouTube yanyu twabahitiyemo izajya inyuraho ibintu bijyanye na Gasobanuye n'abakunzi ba filime n'ama movies. Iyi niyije ku mwanya wa mbere, bayise Mission Impossible Fallout. Tom Cruise ni benshi bagaragayemo.